Muraho neza nshuti mukundwa, ndagusuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro ya Kristo Yesu abane nawe. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugirire neza. Reka nkubwire ibanga, tuzajya wumvira ijambo umunsi umwe ngo nibucu ureke kuryumva. Bigira intego ko buri munsi ajya wumva isezerano ry'umunsi, warangiza ukumvira ijambo, kuko ni ihishurirwa rya buri munsi Imana iguha uyu munsi. Imana ni igitangaza. Uyu munsi Imana irakubwira iti ndi Imana ishobora byose, wororoke ugwire, ishyanga n'iteraniro ry'amoko bizagukomokaho, abami b'amoko, abami bazakomoka mu rukiryi rwawe. Urumva ukuntu uri umuntu ukomeye? Itangiriro 35 umurongo wa 11, Imana iramubwira iti ndi Imana ishobora byose, wororoke ugwire, ishyanga ry'iteraniro ry'amoko bizagukomokaho, abami bazakomoka mu rukiryi rwawe. Umurongo wa 12 uravuga ngo kandi igihugu naye Aburahamu na Isaka nzakiguha nawe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho zarukiye. Imana yasanze Yakobo iramubwira ngo haguruka, haguruka, ibwira Yakobo ngo haguruka, uzamuke ujye i Beteli, uzamuke ujye aho ugomba kuba, uzamuke ujye mu masezerano yawe, uzamuke ujye aho ugomba kunyubakira igicaniro. Haleluya! Ngo zamuke ujye i Beteli utureyo, wubakireyo igicaniro Imana yakubonekeye ubwo wavaga muri Egiputa. Imana ashaka uzamuka ukubaka igicaniro cy'igihugu. Va muri utwo tuntu, vaho, va muri utwo, vaho. Yakobo ahita avuga ngo nimuzane ibigirwamana. Hari ibindi bicaniro biturimo bituyobora, hari ibigirwamana, hari utundi tuntu turimo, hari ibindi bintu. Barimo Rasheli yari yarabisiturirwamana, turamwica arapfa. Hari abantu bapfa imburagihe kubera ibigirwamana, kubera ibintu wanze kureka, kubera ibintu ngo bayako Imana. Baragenda bagera i Beteli. Bageze i Beteli biravuga ngo baragenda, bakigenda Imana itera ubwoba imidugudu yose. Ngo nuko Yakobo asura Rusi, niyo Beteli, igihugu cy'i Kanani, ngo yubakayo igicaniro yita aho hantu El Beteli, kuko ariho Imana yamwishuriye ubwo yahungaga mwene se. Subira Imana yawukije, subira mu bitangaza by'Imana, maze wubakira Imana igicaniro, ubakira Imana igicaniro. Maze ngo Imana yongera kumubonekera. Iyo wowe wagize Imana iramubonekera, Imana irakuyereka, Imana iramubwira ngo witwa Yakobo, tuzitwa ukundi. Imana ije guhindura izina. Hari igicaniro Imana ikubakira we izina. Ngo nuko Yakobo nawe araza aturaho amaturo y'ibiryo n'ibyo kunywa, atanga ituro. Mwene data, uzura igicaniro gusa kusa, ugomba gutangaho n'igitambo, ituro. Holy koshatara baba. Haleluya! Amaze kubyita urya Imana imaze kubindura izina, nibwo yamubwiye ngo witinya, ndi Imana ishobora byose. Ufite ikibazo, Imana yitwa Imana ishobora byose. Imana iyo irimo ivugana nawe yitwa Imana ishobora byose. Rekoshe koriya baba, ntutinye, Imana yitwa Imana ishobora byose. Irakubwiye ngo ororoka, gwira, curuza wunguke, tera imbere, gwira. Atari amavuta yo kugwira, igicaniro cyo gwira, cyo kororoka, cyo gutera imbere. Orikashakara baba. Imana igicaniro igura ngo uzakomokwaho n'iteraniro ry'amoko, kandi uzakomokwaho n'abami bazava mu rukiryi rwawe. Uwo ni Uwiteka Imana ivuga gutyo. Wabaye inzererezi, wabaye mu buzima bubi, ariko Imana kuri igicaniro Uwiteka ari kumwe nawe. Urakoze Jehova. Vuga ngo amina. Haleluya! Sangiza mwene Yesu, sangiza abantu benshi ubutumwa bwiza. Bakire, duhure,
saa 9 saa 3 uyu munsi ntusanzwe tubure kuri uyu munsi wa gatanu kuri uyu munsi wa 13 w'amasengesho kwiriza no gusenga mwereda wakira imbaraga z'Imana wakira ibitangaza urakoze mwami ori kashakaraba mwereda tandukanye n'igicaniro cyose tandukanye n'ikintu cyose tandukanye n'ingeso n'umukini tandukanye wagicano gishaje lako sakaraba rimo kushikori ya baba haleluya witinya Imana ishobora byose ndagukunda Zaburi ya mbere